Ndabasuhuje kandi nkomeza kubashimira ko mukomeje gukurikira n'ibyo cano njye basuhuza By Mc Joseph Tuyishimire aba bahaye ikaze kuri uyu munsi wa none aho ibiganiro bya n'ibyo cano bikomeza kunyura aho nta handi ni kuri n'ibyo cano. Ibiganiro byacu byibanda ku nkuta enye arizo urukundo n'ubuzima, amateka n'umuco, iyobokamana ndetse n'utundi tuba turimo ibishya byabayeho. Uyu munsi tugiye ku kiganiro cyerekeye ku rukuta rw'ubuzima, aho ubuzima bwacu bugomba kuba bwiza ukaba buzima, aho ugomba kuba ubayeho hari ibyo wirinda kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza kugeza igihe ubwo wagenewe buzarangirira, niyo utabaho igihe cyose kuko ubuzima bwo buba bugomba kurangira, ariko igihe wabayeho ukaba warabayeho mu buryo bwiza, ariko kandi hari byinshi ugomba no kugiramo uruhare. Mu byo ugomba kugiramo uruhare ni imyitwarire n'imyitwararikire myiza cyane igenga ibyo unyuramo bya buri munsi, igihe uryama, igihe ubyutse, igihe ugenda, igihe ugiye kurya, ariko kandi by'umwihariko abari n'abategarugori. Hari igihe umugore cyangwa se umukobwa umaze gukura ageramo agatangira kujya mu mihango, akaba ari bimwe mu bimenyetso biba byerekana ko yamaze gukura, ariko kandi igihe yayigezemo akaba ari igihe gikomeye cyane. Mu gihe ari mu minsi ye rero, ni ukuvuga mu gihe ari mu minsi yo kuba imihango iboneka, kwa kwezi kwe mu gihe kuba kwarangiye hatangiye ukundi, nibwo aba agomba kwitwararika mu buryo buruseho kubera isuku agomba kuba yagirira umubiri we ndetse n'ibindi bitandukanye bimufasha kuba iyo minsi yarangira neza. Hari ibintu bine rero umugore cyangwa se umukobwa uri mu mihango agomba kwirinda byatera kanseri y'inkondo y'umura. Ibyo bintu by'ingenzi aramutse abikoze bishobora kuba yakwandura kanseri y'inkondo y'umura, ariko kandi nibyo irahari. Kugira ngo kubwira ibyo ngibyo ubimenye, hanyuma uhereye none uze kubyirinda, ntuzongere kubisubira ukundi niwo wabikoraga, ariko kandi n'uwuganirira mugenzi wawe, niba uri umukobwa cyangwa se uri umugore, niba uri umugabo ufite umugore ukabimubwira, niba se kandi uri n'umusore ufite bashiki bawe cyangwa se ufite inshuti zawe z'abakobwa bamaze kumva iki kiganiro, byabafasha kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza. Nibyo cano hakaba ari ku gice cy'ubuzima, turavuga ku bintu bimwe by'ingenzi. Ni ibintu bine umugore cyangwa umukobwa uri mu mihango atemerewe gukora. Nk'umugore cyangwa umukobwa ntuzabikore kugira ngo ubungabunge ubuzima bwawe, by'umwihariko wirinda kanseri y'inkondo y'umura. Abatarakora subscribe niko kanya kugira ngo muyikore, abamaze kuyikora ndabashimiye cyane. Hanyuma kandi gusangiza abandi mukora share ni ingenzi, ari nako kandi mukurikira ibindi biganiro biba byaratambutse. Ushobora kureba kuri n'ibyo cyane byatambutse utabashije kuba wabona cyangwa se kuba wakurikirana, biremewe, urabikurikirana. Comment ni ingenzi cyane, icyo ushaka yuko twazagutegurira ubutaha nabyo biremewe. Reka twanzike rero dutangire kuri ibi bintu bine. Tangirane n'icya mbere, umugore mukobwa ntuzigere unywa amazi y'urubura, fanta bakonjesheje bakagira urubura, cyangwa se ngo urye coconut mu gihe uri mu mihango, kuko bitera gufunga kw'imitsi isohora amaraso muri nyababyeyi, bigatuma adasohoka, yewe rimwe na rimwe niyo hafunguka ariko hagafunguka mu buryo budahagije, ntasohoke neza. Nyuma y'imyaka rero 5 cyangwa se nyuma y'imyaka 10, ni ukuvuga hagati y'imyaka 5 n'10, bishobora kugutera kanseri y'inkondo y'umura. Niba wabikundaga cyangwa se ukaba wanabikoraga, sigaho ntuzasubire, kugira ngo ukomeze kubungabunga ubuzima bwawe, wirinde hato ejo cyangwa se ejo bundi utazasanga warwaye kanseri kandi ari wowe wabyiteye, hari uburyo bwari buhari bwo kuba wayirinda. Ikintu cya kabiri utemerewe mugore cyangwa se mukobwa kuba wakora mu gihe uri mu mihango, no gukoresha isabune y'amazi mu gihe urimo koga mu mutwe. Igihe uri mu mihango ntabwo byemewe ko wakoga iyi sabune y'amazi mu mutwe,
kubera ko ku mutwe uruhu rwaho ruhagira utwenge duto tuba turimo gufasha umutwe ndetse n'umubiri muri rusange kuba wahumeka. Icyo gihe tukaba dufunguye. Rero mu gihe woze isabune y'amazi iragenda igahita ipfuka twa twenge, hanyuma ubwo gusohora wa mwuka cyangwa se uguhumeka k'umubiri bikaba bitagikunze. Ubwo rero iyo ubigenje gutya nibwo utangira kumva warwaye umutwe, ariko kandi biza no kugutera kurwara kanseri y'inkondo y'umura ukiri mutoya, cyangwa se ukaba wanayirwara ukuze bitewe n'uko wakoresheje iyi sabune y'amazi mu gihe wogaga mu mutwe kandi uri mu gihe cy'imihango. Ingingo ya gatatu cyangwa se ikintu cya gatatu, umukobwa cyangwa se mugore, mu gihe uri mu mihango ntukarye kokombure. Mu gihe utwite nigeze kubivugaho, niba uri umugore mu biganiro byashize bivuga ku buzima, hari ibintu uba ugomba kurya, ariko mu gihe uri mu mihango ubwo hari n'ibyo bubujijwe. Mu gihe utwite hari ibyo bubujijwe nabivuzeho, ariko mu gihe uri mu mihango nabwo hari ibyo uba ubujijwe. Na kokombure irimo kugira ngo zimwe mu ntungamubiri za kokombure zitagera mu mubiri muri icyo gihe urimo, kuko izo ntungamubiri zihita zitera gufunga imitsi itwara amaraso yanduye muri nyababyeyi y'umugore, bigatera rero indwara ya kanseri y'inkondo y'umura kuba yahita ikwataka vuba. Bivuze ko mu gihe uri mu mihango kirazira, kaziririzwa kuba warya kokombure. Mukobwa, mugore, birashoboka ko uyikunda cyane. Hari abantu benshi bakunda kokombure, by'umwihariko mu bagore n'abakobwa, ariko iminsi umara utari mu mihango niyo myinshi. Rero wakwihangana kugira ngo ufashe umubiri wawe kuba wakora ibyo ugomba gukora neza mu gihe gikwiye ndetse no mu bihe bikwiye. Ugomba kubyirinda kugira ngo ukomeze ubungabunge ubuzima bwawe. Bavuga ko kwirinda biruta kwivuza. Ni byiza rero, birakwiye kandi biratunganye ko wirinda kuba warya kokombure. Ikintu cya kane ari nacyo cya nyuma, mu gihe uri mu mihango mukobwa cyangwa se umugore ugomba kwirinda ni ukwikubita hasi cyangwa gukubita ibikoresho bikomeye ku mubiri, cyane cyane ku gice cy'inda. Hari abantu bajya mu mihango, ubwo ndavuga abagore cyangwa se abakobwa, bakumva bafite imbaraga, atari ngombwa ko baryama batazahaye, bumva imbaraga zirimo ku buryo hari imirimo imwe n'imwe bashobora gukora. Ni byiza niba wumva ufite izo mbaraga wagira ibyo ukora, ariko nanone ukitwararika cyane ku buryo nta bintu bikomeretsa umubiri bishobora kukugeraho, ndetse ugakora n'ibintu bidashobora kukorohereza kuza kunyerera. Hari nk'umuntu ujya ahantu abona ko hanyerera akavuga nahagenda, ariko mu gihe uri mu mihango ntabwo ari byiza ko wishyira mu byago ujya ahantu hashobora kukunyereza ku buryo wakwikubita hasi, cyangwa se n'ibindi bintu byagukomeretsa bikakuviramo kuba wavira imbere, kuko igihe ukomeretse ntumenye ko byabaye bishobora gutera gukomereka kwa nyababyeyi. Aha nabyo bikuviramo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Ubwo rero ni ahanyu bagore namwe bakobwa kugira ngo mwirinde cyitwa kanseri y'inkondo y'umura bivuye ku bikorwa bitandukanye mwakoraga mutabizi ko bishobora kubaviramo icyo kibazo. Ibi ni ibintu bine maze kukubwira bishobora kuba inkomoko ya kanseri y'inkondo y'umura. Niyo mpamvu rero biri ngombwa cyane ko ubimenya ukabikurikiza. Hanyuma kandi nk'uko natangiye mbivuga, niba uri umukobwa ukaba wamaze kumva iki kiganiro wanagikurikiye kuri Nibyo Channel, ni byiza ko wajya ubisangiza abandi bakabimenya. Hanyuma niba uri umusore cyangwa se uri umugabo ufite bashiki bawe, ufite umugore wawe, ufite umukunzi, nawe uba ufite uruhare rufatika kandi rukomeye mu kuba wamurinda kuri ejo hazaza he. Ubwo rero ntabwo byazagushimisha umubonye yarwaye kanseri y'inkondo y'umura kandi hari ibintu yakabaye yarafashijwemo nawe, umubwira yuko hari ibyo wumvishe kuri Nibyo, hari ibyo wumvishe kuri iyi channel bishobora kumufasha kugira ubuzima bwiza ashobora kwirinda igihe ari mu mihango. Ndabashimiye rero, iki cyari ikiganiro cyari gikubiyemo ibintu bine umugore cyangwa umukobwa agomba kwirinda mu gihe ari mu mihango. Mu kugitegura nkaba narifashisha ubushakashatsi bwakozwe na LPKI Indonesian Cancer Extension Institute, kaba mwari mwagiteguriwe nanjye MC Joseph Tuyishimire.
Meje kubashimira ko mukomeje kubana natwe, nakagaruka mu bindi biganiro. Ciao.